Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Hari titiri ivuga ngo umwana w'intama n'igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7. Umurongo wa mbere akavuga ngo mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbonana marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishyitsi cya Dawidi, aranesheje ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanishije. Imana ishimwe. Ahangaha rero harimo ijambo rivuga ngo ijambo tujye kuganira n'ijambo rivuga ngo menya Yesu neza. Ahangaha rero ni Yohana yari ari mu iyerekwa, ariko Imana iramusura imwereka Imana ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishijweho ibimenyetso 7, arangije gifite n'ibimenyetso 7 by'ubushishi. Marayika ukomeye aragifata arabaririza ati, ninde mu bantu bari mu ijuru wabasha kubumbura iki gitabo akanamena ibimenyetso 7 bigifatanishije? Bibiliya itubwiye yuko mu ijuru habuze n'umwe, no mu isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe, habe no kukireba, habe no bose bagitera umugongo baragihunga. Ijambo rikatubwira ngo Yohana yakomeje ararira cyane. Hari inama ikomeye yo kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Ninde wajya gucungura umuntu wakoze icyaha? Imana yaremye umuntu afite ishusho y'Imana ngo ase n'Imana, ariko Satani arwanya umugambi w'Imana. Noneho Satani aragenda atandukanya umuntu n'Imana kubera icyaha. Inama mu ijuru rero iraterana, iravuga ngo ninde wajya gucungura umuntu akamena ibimenyetso 7 bifatanishije iki gitabo? Ngo mu ijuru habura n'umwe, mu isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe. Yohana rero ararira cyane, arataka cyane, kubera yuko habuze umuntu wo kuza kurengera umunyabyaha wari wakoze ibyaha. Rero umwe mu bamarayika, umwe mu bakuru
arangije akomanga Yohana aramubwira ati Yohana humura, humura igisubizo cyabonetse, humura intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Iyo ushatse kuvuga Yesu wemera yuko yavuye mu ijuru, kandi mu ijuru hari habuze uwakora nk'ibyo Yesu yakoze, mu isi habura n'umwe wakora ibyo Yesu yakoze, mu ijuru habura n'umwe wakora nk'ibyo Yesu yakoze, kuko ibi bimenyetso birindwi byari bifatanishije byari bivuze ibyo umuntu wajya gucungura umuntu, ibyo azihanganira, ibyo azacamwo, ibyo ari byo byose. Ababirebaga bose barebaga hirya, kuko byari inzira y'umusaraba, yari inzira igoye, yari inzira ibabaje, bose bayitera umugongo. Ariko Yesu aremera, aremera, aranesha, aratuneshereza. Ngaho uko Yesu yaje kuducungura, kuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Rero iyo ushatse kumenya Yesu neza, umenya yuko yakoze itandukaniro mu ijuru, akemera kuza kuducungura twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Kuko ijambo ryarabikomeje riravuga ngo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13 avuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima. Yesu rero baravuga ngo ninde waza gukiza abantu ubutware bw'umwijima? Bose bakareba hirya, ariko Yesu we niwe waje kudukiza ubutware bw'umwijima, akadukuramo, akatujyana mu bwami bwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Akadukura mu bwami bw'umwijima akatujyana mu bwami bw'umwana w'umuntu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero iyo ushatse kumenya Yesu, menya yuko yaje kudukura mu butware bw'umwijima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kubera yuko ijambo ryarakomeje riravuga muri Matayo ibice 20 umurongo 28, niyo hari ijambo rivuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ntago yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi, no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Yesu yaje kugira ngo adukorere ibitangaza, adukorere ibyatunaniye, adukure muri uwo mwijima n'ubwo buretwa twari turimo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi yaje afite intego ikomeye yo kugira ngo abe inshungu ya benshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 8 niho hari ijambo rivuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha, ariko ngo iby'umwana w'umuntu yerekaniwe n'ibi kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nahangaha Bibiliya itubwira icyazanye Yesu ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani, imirimo yose y'abadayimoni, imirimo yose Satani agenda acamwo agafata abantu. Yesu yaje kugira ngo amareho iyo mirimo yose y'umwijima, iyo mirimo yose ya Satani, iyo mirimo yose y'abapfumu n'abarozi, iyo mirimo yose Yesu yaje kugira ngo akureho iyo mirimo yose ya Satani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo riravuga muri Yohana igice 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, aravuga ngo ni ngerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Yesu yaje mu isi kugira ngo
atwinjize mu irembo, kuko yaravuze ngo niwe rembo, umuntu niyinjiramo, umusore niyinjiramo, umugabo akinjiramo, azabona urwuri, azakizwa, azabona itandukaniro ry'ukuntu yari ameze, ubuzima bwe buzahinduka, kuko aravuga ngo niwe rembo, umuntu niyinjira muri we azakizwa. Nta handi agakiza kabonerwa usibye muri Yesu. Iyo twageze muri Yesu duhabwa imbaraga, iyo twageze muri Yesu duhabwa agakiza, iyo twageze muri Yesu ubuzima burahinduka, imivugire irahinduka, imikorere igahinduka, ibyo ari byo byose bigahinduka, kubera yuko wageze muri Yesu utangira gukizwa, utangira kureka ibyaha, utangira kwera imbuto zikwiriye abihannye, utangira kuba itabaza rimurikira abari mu mwijima, utangira kuva mu butware bw'umwijima ukinjira mu butware bw'Imana isumba byose. Ntuba ugitwarwa n'umwijima, ntuba ugitwarwa na Satani. Ibyo ari byo byose, imirimo yose ya Satani yose ikurwaho, kubera yuko wageze muri Yesu. Iyo winjiye muri Yesu, nawe nimba utarakizwa cyangwa se ukaba utarinjira muri rino rembo, injira muri Yesu, urakizwa kandi urabona urwuri. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ngo iby'umwana w'umuntu yerekane ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Niyo mpamvu rero imirimo yose ya Satani muri Yesu ikurwaho, kandi muri Yesu itagaciro. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ufite imirimo ya Satani, ufite ibikorwa bya Satani, ubona Satani yakubatseho akazitiro, injira muri Yesu, senga ryo kwinjira muri Yesu, ubone ibitangaza by'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyo Yesu yadukoreye ubwo yazaga gushaka no gukiza abanyabyaha bari bazimiye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu hari ibyo yakoze rero kugira ngo aze gushaka no gukiza abanyabyaha bari bacumuye, kubera kandi bari bazimiye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Cyambere yasize ubwiza yari afite mu ijuru. Ndabizi neza yuko iki yakoze nta mwana w'umuntu wapfa kugishobora, gusiga ubwiza wari ufite ukemera kujya gupfira abantu batakuzi, ariko wowe kubera ko wabihisemo. Yesu yahisemo kuza kuducungura, asiga ubwiza yari afite, avukira habi, ibyo ngibyo arabyemera. Yahindutse umuntu, abyarwa n'umugore. Uwo ni Yesu. Ishatse kumenya Yesu neza nuko yemeye guhinduka umuntu. Yabaye impunzi akiri umwana, yabaye impunzi akiri umwana, ntiyakuriye mu muryango we nk'abandi bana. Abo yaje gucungura bamwimye aho arambika umusaya, kuko yaravuze ngo ingunzu zigira imyobo, inyoni zikagira ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Abo yaje gucungura bamwituye kumwanga, baramwanga ntibamwemera, baramwanga ntibamwakira. Ibyo ngibyo byose yemera kubicamo. Yesu yari afite intego yo kuducungura, yo gucungura umuntu uwo ari we wese. Yesu afite iteka ryose gucungura umuntu uwo ari we wese, kuko yaravuze ngo, ijambo ryaravuze ngo naho ibyaha byatukura tukutuku, Imana yabihindura umweru bigasa na sherege. Iyo wageze muri Yesu, ibyaha byawe Imana irakweza kandi ikagutunganya, kuko Yesu yaje gucungura umuntu uwo ari we wese. aba yaje gucungura umuntu, abo yaje gucungura nibo bamumanitse ku giti. Rero kuzuje gucungura umuntu, kuzuje kugirira neza umuntu, yarangiza ubwe akakumanika ku giti, akakubamba. Ibyo ngibyo Yesu yarabyihanganiye. Ntiyashatse umugore nk'abandi, yemeye kubaho nk'umukene kandi ari Imana. Menya Yesu rero neza, kandi umenye Yesu ari we, kandi umukurikire umuzi, kubera yuko Yesu yakoze itandukaniro. Abo mu ijuru bandi byabananiye, abo mu isi byabananiye, ikuzimu byananiranye, yemeye kubesherwa, yiswe amazina mabi, yarabambwe, yaradupfiriye, yagiye ikuzimu ku bwacu, yadukunze turi abanyabyaha, baramusuzuguye ntibamwemeye,
yakunze abamuhinyuye, baramushinjije arabyihanganira, baramuhindutse arabyihanganira, bakijije umwambuzi babamba Kristo. Ibyo arabireba n'amaso ye, ariko ntiyava ku ntego yo kuza kuducungura. Yihanganiye abamugiriye nabi ngo abone uko aducungura. Yemeye kuva mu ijuru aza muri iyi si, yemeye kudupfira ku musaraba, yemeye kudupfira ku musaraba. Rero Yesu Kristo aradukunda, niyo mpamvu yavuze avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi turi kuvuga Yesu waducunguye, Yesu watubambiwe, Yesu wadutabaye, Yesu wadukuye mu byaha, Yesu abari abasinzi akabahindura abana b'Imana. Kera ntitwari ubwoko, ariko yaduhinduye ubwoko. Uhereye umunsi, uhereye isaha, muri Yesu wagezemwo ubona impinduka. Muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ibyishimo, muri Yesu harimo byinshi bigiye bitandukanye. Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu aratabara. Yesu iyo wamwakiriye, impinduka ziraboneka mu mivugire yawe, mu mikorere yawe no mu mitekerereze yawe. Kuva uyu munsi, nimba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ni amahitamo ubonye, ni ukugira ngo nawe ubwawe umwemere kandi agucungure, acungure ubuzima bwawe, acungure imibereho yawe, acungure ibyo ari byo byawe byose, akureho imirimo yose ya Satani yari iri ku buzima bwawe. Niba ufashe icyemezo cyo guha Yesu Kristo ubuzima bwawe, uhereye umwanya umwakire akubera umwami ndetse n'umukiza wawe. Niba we wiyemeje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo akubere umwami n'umukiza, usubiremo aya magambo. Vuga ngo Mana ishobora byose, nje imbere yawe mu izina rya Yesu. Data, ndatura ko ndi umunyabyaha, ibyaha byanjye ndabikwaturiye byose. Ndemera ko Yesu Kristo yamfiriye ku musaraba, akazuka ku munsi wa gatatu kugira ngo nezwe. Mana ishobora byose, koresha amaraso ya Yesu Kristo yeze imivugire yanjye, yeze imikorere yanjye, yeze umutima wanjye, yeze ibyaha nakoze ku mugaragaro, yeze ibyaha bibera mu ibanga. Aho ariho hose unyeze kandi untunganye. Ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza. Uhereye umwanya nsinyuye amasezerano yose nagiranye na Satani, ndakwakiriye ngo umbere umwami. Uhereye umunsi nsezeranye nawe kuzagukorera, kuzagukunda, kuzakwamamaza. Uhereye isaha, uhereye umunota, mpindutse icyaremwe gishya, hindutse umwana w'Imana. Uhereye umwanya mwami wanjye, umpa imbaraga n'ubuntu byo gutsinda icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Kasenga mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringayimana, sengeye umuntu wese wumvishije ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rimuhindure, reka ijambo ryawe rihindure amateka y'ubuzima bwe, reka ukore ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo tubone ubugingo kandi tubone bwinshi, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Umuntu uri kunyumva Data Uwiteka Nyiringayimana, wumvishije ijambo ryawe, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Abafite imirimo yose ya Satani bose bakureho iyo mirimo yose mu izina rya Yesu, babohore mu izina rya Yesu, batabare kandi mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringayimana. Komeze guhindura ubuzima bwacu mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen.